barakunzwe, baramamaye, baratukwa, ndetse kenshi bacirwa mu maso bitwa ibisambo, abandi mbo. Aba ni bamwe mu batanze umusanzu ukomeye ku njyana ya hip hop. Indirimbo zabo zabaye indangururamajwi za rubanda. Niho gushakira kure abo ndimo mvuga ni itsinda rya Tuff Gang. Uyu munsi reka turebere hamwe kuri itsinda ryabayeho, uko ryaje gucikamo ibice n'uko rihagaze magingo ye. Niba utarakora subscribe, iki nicyo gihe. Uru ni urugendo, njye nitwa Aime Confiance. Bahaye ikaze. Uyu munsi reka tuganire ku rugendo rw'itsinda Tuff Gang kuva mbere gato y'uko rishinzwe rikageza igihe ricitsemo ibice rigasenyuka kugeza uko iri tsinda ribayeho uyu munsi wa none. Tuff Gang ni itsinda ryashinzwe mu mwaka wa 2008, rikaba itsinda ryatangiranye abaraperi batatu aribo Green P, J Polly ndetse n'uwari mukuru wabo ariwe Bulldog, nyuma baza kongeramo Fireman ndetse na Pfra wari ukubutse bwota amasimbi. Inkuru y'itangira rya Tuff Gang itangizwa n'abana b'abasore bari mu gihe cy'ubugimbi hagati y'imyaka 17 ndetse na 21. Bakaba abasore bari mu mashuri yisumbuye. Umwe mu bari bagize Tuff Gang akanaba n'umwe mu bayishinze ariwe Green P avuga ko Tuff Gang mu gihe yashoraga imizi we yari afite imyaka 17 y'amavuko gusa, akaba yarigaga mu mashuri yisumbuye mu kigo cya St Andre i Nyamirambo. Green P kandi avuga ko yiganaga na nyakwigendera J Polly kuva mu mwaka wa 3 primaire kugeza mu mwaka wa 3 secondaire. Mu gihe J Polly na Green P biganaga mu mwaka umwe, undi wamenyekanye nk'umuhanga mu gucura beat abahanzi bifashisha baririmba ariwe Lick, we yigaga imbere yabo gato. Lick kandi akaba yaraniganaga na Bulldog, umwe mu bateje imbere muziki nyarwanda by'umwihariko mu njyana ya hip hop. Igihe aba batatu bigaga mu kigo kimwe cya St Andre i Nyamirambo, Pfra we yari hanze y'igihugu muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mu gihe Fireman we yigaga mu karere ka Ruhango. Uko ibihe byagiye bihinduka ni nako umuvuduko wo gukunda injyana ya hip hop wakomeje kwiyongera, ndetse ku rundi ruhande kumenya gucuranga byisumbuyeho ndetse no gukora beat bikomeza kuba inzozi za Lick zatumaga ataryama ngo atora agatotsi. Lick wari inshuti ikomeye ya Green P, dore ko banaturanye kandi banigana nubwo batigaga mu mwaka umwe. Uyu Lick yaje gusaba Green P ko yazamuhuza n'inshuti ye biganaga, akaba ngo nawe yari umuraperi ukomeye cyane kuri Lick. Ibi ntabwo Green P yabyanze, yabyemeye nta mananiza. Umunsi umwe ubwo Green P n'uwari inshuti ye magara bari bagiye studio, nibwo Lick yahuje Green P na wa muraperi udasanzwe biganaga ariwe Bulldog. Ibiganiro byiganjemo gutebya, slang nyinshi ndetse no guseka nibyo byaranze Bulldog, Green P ndetse n'uwa inshuti ya Green P ariwe J Polly. Ubwo bose uko ari batatu bari bicaye hanze ku ibaraza rya studio Kicukiro Centre barimo baganira. Mu gihe abasore batatu baganiraga, baje kunguka igitekerezo kuko bose babonaga bakomeye buri umwe ku buryo bwe, kandi bakaba barindaga guhuza uburyo batangamo ibitekerezo binyuze mu ndirimbo zabo. Bigira inama ikomeye yo kuba bahuza imbaraga bagakora itsinda rimwe, maze Bulldog atanga igitekerezo cy'uko itsinda baryita Tuff Gang, maze Tuff Gang ibaho gutyo kuva iryo joro kugeza na magingo n'aya. Itsinda bakimara kuryita Tuff Gang, bavuye aho bahita bakora indirimbo bahita target ku mutwe. Tuff Gangs, J Polly, Green Person, Bulldog, Lick Production. Inayo indirimbo yabo ya mbere bakoze muri iryo joro. Nyamara mu gihe bakoraga iyi nama, ndavuga Bulldog, Green P ndetse na J Polly, bakayikora igihe kitari gito, dore ko bayikoze mu gihe kingana n'isaha yose irenga. Mu gihe bakoraga iyi nama, hari umwe mu nshuti yabo yaburaga ariwe bitaga zabo, akaba inshuti cyane ya Green P ndetse na J Polly kuko aribo birwanaga kenshi. Nyuma y'aho bafatiye umwanzuro wo gutangira itsinda rya Tuff Gang, baje kubiganirizaho zabo nawe arabikunda. Itsinda ritangira gutyo ari Tuff Gang igizwe na Green P, J Polly, zabo ndetse na Bulldog. Itsinda rya Tuff Gang ryatangiranye imbaraga nyinshi, gusa uwitwa zabo aza gutandukana nabo bidateye kabiri, ahita ajya kwiga hanze, batandukana uko. Abandi nabo bakomeza akazi. Mu gitsinda rya Tuff Gang ryamaraga gukora indirimbo
zigeze nko kuri 3 hari umwe mu nshuti yabo yitwaga Fireman, akaba umusore wigaga mu karere ka Ruhango, akaba n'umusore kandi wari warihebeye umuziki by'umwihariko injyana ya hip hop. Gusa abantu benshi niba bimukekeragaho uko bayaririmba injyana ya hip hop, kuko benshi bamubonagamo ubuhanga ndetse n'ubushobozi bwo kuririmba R&B. Fireman wari ukiri umunyeshuri mu karere ka Ruhango yegereye Bulldog amubwira yuko ashaka kwinjira mu itsinda rya Tuff Gang, dore ko bari inshuti cyane kandi yabonaga yuko ashobora kuba yamwumva. Iki cyifuzo Fireman yahaye Bulldog cyaramugoye cyane guhita cyemeza, kuko Bulldog nta munsi n'umwe yigize afata Fireman nk'umuraperi, ahubwo buri gihe yamufataga nk'umuhanzi wa R&B. Umuhanzi Jay Polly wabanaga mu itsinda rimwe rya Tuff Gang ndetse na Bulldog, aganira na kimwe mu bitangazamakuru byandikirwa hano iwacu mu Rwanda, yavuze ko byamusabye imbaraga nyinshi kandi zikomeye zo kwemeza Bulldog ko Fireman akwiye kwinjira muri Tuff Gang nawe akaba umutafu nk'uko bakundaga kwiyita. Ibi byaje gukunda, Bulldog arabyumva ndetse na bagenzi be bishimira ko inshuti yabo bagiye gukomezanya urugendo. Biza gushimangirwa neza na Fireman mu mwaka wa 2008, umwaka umwe n'ubundi n'uwo batangiriyemo ubwo Fireman yateguraga igitaramo mu karere ka Ruhango ndetse Tuff Gang ikakitabira, maze Fireman akagaragaza bidasubirwaho ko ari we muraperi ufite ubuhanga budakemangwa. Fireman abayinje muri Tuff Gang gutyo. Nyuma yaho Fireman yinjiye muri Tuff Gang, ntago urugendo rwo kwiyubaka kwa Tuff Gang rwari ruhagaze. Umwe mu producer bari beza muri icyo gihe akaba producer Supertor TFP, imwe muri studio zari zigizweho muri icyo gihe. Ubwo uyu Supertor yakoraga indirimbo ya Green P, yaje guhamagara umusore wagiraga confidence nyinshi ndetse akaba n'umuhanga kugaragaza ibitekerezo bye binyuze mu ndirimbo za hip hop, ariwe P-Fla. Ubwo P-Fla yageraga mu Rwanda nyuma y'iminsi yibera hanze mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yaje gutungurwa no gusanga ari abandi basore b'abanyarwanda b'abaraperi bafite ubuhanga nk'ubwe. P-Fla yaje guhura na Bulldog baraganira, amubwira uburyo akunda Tuff Gang. P-Fla yaje kuba inshuti n'aba basore mu gihe gito gishoboka ndetse biyemeza no guhuza imbaraga. Tuff Gang iba yinjiyemo undi muntu ariwe P-Fla. Iri tsinda rya Tuff Gang ryarakoze cyane, riramenyekana ndetse riranakundwa. Abatoya nibo bariyobotse cyane ndetse baranarikunda, nubwo n'abatarasibaga kubita ibirara, kuko kenshi ibyo bavugaga bisanishaga n'abana bo ku muhanda cyangwa se indushyi zidafite kirengera. Nyamara bukaba bwari uburyo bwo kuvugira abo bantu batabonaga uwatambutse ijwi ryabo. Tuff Gang yakoze indirimbo nyinshi cyane kandi zakunzwe, harimo nka Tagete ku mutwe ari nayo ya mbere bahereyeho, Amaganya, Kwicuma, Turi hano, Ikizibiti, Inkongoro y'umushimusi ndetse n'izindi zitandukanye. Ubwo iri tsinda ryasaga naho rimaze kugera mu bushorishore bw'ubwamamare, abagize iri tsinda batangiye kudahuza ku ngingo zimwe na zimwe. Ku ikubitiro uwitwa P-Fla baza kumusezerera muri iri tsinda. Nubwo P-Fla yeretswe umuryango usohoka muri Tuff Gang, abasigaye nabo ntago ubwumvikane bwakomeje kuba bwiza, biza gutuma abari bagize iri tsinda rya Tuff Gang buri wese acukwe n'undi agacukwe, batangira gukora ku giti cyabo. Ibyo gukorera hamwe nk'itsinda biba birahagaze. Icyo gihe Jay Polly yaje guca inzira ye, akora umuziki we, arakundwa cyane mu ndirimbo nka Death for Day. Udafite icyo kunywa hitemo icyo ashaka, nafite inambona wibyinira uko ushaka. Utite ndacyariho kuburaho igihe gito, nari mbo ahantu ntamenye, sindatabaruka ndacyahumeka. Jay Polly umurimo ndimo gukora kirimo kime zanjye zose, ndabyuka nkamba zankatambuka kenshi mu ma street. bigeze kukanyarira jisho bihindura isura. Uraceceka wibabaza umutima wawe, uru rugendo ufite ku isi ndacyakuri inyuma, ibibazo waciyemo n'ingaruka. Iyi ni imwe mu ndirimbo zahinduriye ubuzima Jay Polly, aramamara, indirimbo irabyinwa karahava. Si Jay Polly gusa kandi wakoze bigakunda, kuko n'abandi byagiye bigenda neza. Bulldog nawe uri mu bari bakomeye muri itsinda rya Tuff Gang, yakoze indirimbo nyinshi zigarura imitima y'abatari bake, zirimo nka Sinema, Penkoni,
Zera Factory. Hey, what up? abahungu b'umujyi amapenzi mu piki kazaroho okay ibyo batinda ko nkora bikorwa n'abantu zabicinje zubyara umwana wawe wamere nkanjye uvuga ngo uzanze kuzambyare banyita buda badman motherboard database sana mudu yakoranye na Beatray Mukorogo amajyambere n'ibihe kuri Kofi yahuriyemo na King James ndetse na album ye iherutse gusohoka yise Chemotherapy. Hirya Bulldog Fireman nawe yarakoze kandi biramuhira akora nyinshi zakunzwe, ndavuga iyo yise kwicuma, itanga ishaka yahuriyemo na King James. King James yo faso itanga ishaka itangira n'inzozi kajya kumva ngo byarenze imisozi no kwiyumva mu mukozi nurema guhamo n'ubushobozi. Umuhungu wa muzika yahuriyemo na Bruce Melody. umuhungu wa muzika mu mamajwi yanyu nge mbapangire muzika uruwemera muzika namanika amaboko tujyane na muzika ndetse n'izindi nyinshi zitandukanye nazo zagiye zikundwa. Wakwibaza ngo Green P usigaye ubwo byamugendekeye gute? Green P nawe yarakoze birakunda, akora isi ya nijoro ari kumwe na Riderman, Inkuta, Kandagira abanzi ndetse n'izindi zitandukanye. Mu gihe abagize iri tsinda rya Tuff Gang batandukanaga, Jay Polly wasaga nkaho yarabayoboye yagumanye izina yinjizamo abandi bahanzi batandukanye barimo nka Khalfan, Romeo ndetse na Young T bahoze mu itsinda rya Homeboys, ndetse batabanahera ku ndirimbo yabo iya mbere bise Wiyita iki, yari ihuriyemo na Jay Polly, Khalfan, Romeo ndetse na Young T. Aba bose nibo bari bagize itsinda rya Tuff Gang yari nshyashya. Ku rundi ruhande Bulldog, Green P ndetse na Fireman bari basigaye mu yahoze ari Tuff Gang, bahise bashingana birindi tsinda bise Stone Church, bongeramo umuhanzi Nick Breeze. Iri ryabaye itsinda ryakunzwe cyane mu bumvaga bakanakunda umuziki w'icyo gihe. Iri tsinda kandi rya Stone Church ryumvikanye mu ndirimbo nyinshi zitandukanye kandi zanakunzwe, zirimo nk'iyo bise Imirimo, Ndiniga. Ladies and gentlemen, murakaza neza muri Stone Church. Green P ari hano, Bulldog ari hano, Nick Breeze ari hano, na Fireman ndahari. tubaho nk'ururabyo twe gusa turwana no guhindura ubu buzima cyushaka ukakibona ari ugucagura. Ndakuzi ndetse n'izindi nyinshi zitandukanye. Mu mwaka w'2017 uhumvikanye inkuru yashimishije imitima ya benshi, inkuru yo gusubirana kwa Tuff Gang, maze bigaragariza abafana babo. Mu ntangiriro z'umwaka wa 2018 bahura mu bitaramo bitandukanye birimo East African Party birushaho kuryohera abafana babo, bahita bakorana indirimbo bise For Someone. Ibihe byarahise ndetse n'ibindi biraza, itsinda rizagura n'ibyago byanaciye umugongo wabo byo gomba umuvandimwe wabo Jay Polly watabarutse tariki 2 z'ukwezi kwa 12 umwaka wa 2021. Imana imwakira mu bayo. Mu kwezi kwa 4 k'umwaka wa 2023 nibwo hongeye kumvikana inkuru ivuga ko itsinda rya Tuff Gang ryaba rigiye gusubirana. Mu kiganiro na Radio Rwanda, Bulldog yavuze yuko itsinda Tuff Gang nibyo kuko rigiye gusubirana. Mu kwezi kwa 4 k'umwaka wa 2023 nibwo hongeye kumvikana inkuru zivuga ku isubirana ry'itsinda rya Tuff Gang. Mu kiganiro na Radio Rwanda, umuhanzi Bulldog avuga ko ayo makuru koko ari impamo yuko Tuff Gang igiye gusubirana, ndetse Bulldog avuga ko nta muhanzi mushya uzazamo, dore ko bazaza ari batanu nk'uko bahoze aribo Bulldog, Green P, P-Fra, Jay Polly ndetse na Fireman. Bulldog abazwa n'umunyamakuru wa Radio Rwanda Ferdinand Uwimana amubaza igihe itsinda rya Tuff Gang rizagaragarira. Bulldog amubwira ko nta gihe gihari yahita agaragaza, gusa avuga ko ari vuba ndetse bitazanarenza ukwezi kwa 6. Uyu munsi yaba ni njyewe ndetse nawe duhanze amaso ukugaruka kw'itsinda rya Tuff Gang ritegerejwe na benshi. Ibi byari bimwe mu byo wamenya ku itsinda rya Tuff Gang kuva ribayeho kugeza uyu munsi wa none. Uru ni urugendo. Niba ari igitekerezo cyangwa se inyunganizi, niba ari igitekerezo cyangwa se indi nyunganizi, twandikira muri comment.
niba aricyo wifuza ko tuzaganiraho ubutaha nabwo watwandikira muri comment. Uru ni urugendo, njye nitwa Aime Confiance. Bella ciao, bella ciao.